ntuzagire umuntu n'umwe ubreminga uvuge ngo n'uyu wakagombye kumfasha ariko ntiyamfashije. Njya numva abagabo benshi b'iyi minsi dufite cyangwa abasore abari kuvuga ngo inshuti za fake nizidufasha, ngafite amafaranga ariko ankorera ibi, ngo nta muvandimwe ukurimo ngo kuba utankorera ibi. Wavutse uri umugabo, wakagombye kuba uri intwari yawe, bakagombye ko baraguteguye ko utwo tugambo tw'amaganya ugomba kudushyira ku ruhande, ari weho wenyine ugomba kwikura mu bibazo urimo. Ugomba kwicara uzi ko nta mpuhwe nta n'imbabazi ugomba kwerekwa nimba uri umugabo uzi kuri muri iyi si. Nunamuka unabonye n'uzi kwereka, niyo zaba ari iz'akanya gato ujye umushimira. Burangira mvuga ni nubona umuntu afashe nk'amafaranga y'akayaguta yakorera akavuga ati akira tudufaranga, uwo muntu ujye umwandika ahantu umushimire. Umuntu aguha guta ibintu by'ubura. Ibi bintu rero iyo ubimenye kare ko iyi si nta mbabazi zakwereka nibyo byiza kurushaho, kuko ubundi umugabo nyamugabo n'ubundi yakagombye kuba abayeho yishingikirije ngo hari abazangirira impuhwe, hari abazamfasha. Nabo njya mbona bari kurira ngo barebe ko babatera inkunga kandi ari bazima batarwaye ngo babafashe. Nibagufasha ni byiza, ariko baho utiteguye kuzigera ufashwa.